mbaye ikaze kuri Mukire Entertainment. Ubushakashatsi bugaragaza ko urubyiruko rukoresha imbuga nkoranyambaga rwo mu Rwanda rwibasiwe n'indwara y'agahinda gakabije. Uyu munsi reka turebere hamwe impamvu eshanu ubu bushakashatsi bugaragaza zituma urubyiruko rukoresha imbuga nkoranyambaga mu Rwanda rugira indwara y'agahinda gakabije ku rwego rudasanzwe. Ariko si mu Rwanda gusa, no mu bindi bihugu usanga iki kibazo gihari mu rubyiruko cyangwa se abandi bantu benshi birirwa bakoresha izi mbuga nkoranyambaga. Reka turebere hamwe icyo ubushakashatsi mu Rwanda bubivugaho. Nje nitwa Mr. Sam. Uyu munsi uramenya uburyo wabyirinda, uburyo wakwirinda gukoresha imbuga nkoranyambaga kugira ngo zitazaguteza iyi ndwara y'agahinda gakabije, ndetse ukajya uzikoresha mu rugero, bityo ukirinda iki kibazo cy'indwara y'agahinda gakabije, dore ko ubushakashatsi bumaze kubigaragaza ko abenshi mu rubyiruko bakoresha imbuga nkoranyambaga bibasiwe n'iki kibazo cy'indwara y'agahinda gakabije. Nje nitwa Mr. Sam. Niba utarakora subscribe no kuri Mukire Entertainment, uyu ni umwanya wo wakora subscribe kandi like. Mbahaye ikaze. Ubushakashatsi bwerekanye ko 43% by'urubyiruko rukoresha imbuga nkoranyambaga mu Rwanda rwibasiwe n'indwara y'agahinda gakabije, mu gihe abandi bagera kuri 37.7% bafite indwara y'ubwoba. Bivuze ko iyi ni imibare minini cyane. 43.3% bafite indwara y'agahinda gakabije, mu gihe 37.7% bafite indwara y'ubwoba. Ni ubushakashatsi. Ubushakashatsi bwakozwe n'inzobere mu by'imitekerereze bwerekanye ko 43% bakoresha imbuga nkoranyambaga mu Rwanda bafite ikibazo cy'agahinda gakabije, ndetse n'indwara z'ubwoba, ndetse n'izindi ndwara zishingiye ku mitekerereze. Ubwo bushakashatsi bwatewe inkunga n'umuryango w'Abongereza uharanira kurwanya jenoside ku isi ARG Trust, rukaba rwari rugamije gusuzuma ingaruka ku rubyiruko rwo mu Rwanda rukoresha imbuga nkoranyambaga, ndetse ingaruka rubasha kuba rwahura nazo bitewe n'iki kibazo cyo kwirirwa ku mbuga nkoranyambaga. Ubushakashatsi bwakozwe kuva muri Kanama 2023 kugeza muri Mutarama 2024, bwakorewe ku bantu bagera ku 106 bo mu kigero cy'imyaka iri hagati ya 18 na 30 bo mu karere ka Nyarugenge na Huye. Ubushakashatsi buhamya ko imibare igaragaza ko abenshi cyane mu rubyiruko bakoresha imbuga nkoranyambaga mu Rwanda bafite iyi ndwara y'agahinda gakabije, ndetse abandi bakaba bafite indwara y'ubwoba, ndetse abandi bakaba barahuye n'ibibazo by'indwara zo mu mutwe. Imbuga nkoranyambaga ziza ku isonga mu guteza ibi bibazo byinshi tumaze kuvuga ni nyinshi cyane, harimo nka za Facebook, za Instagram n'izindi nyinshi zitandukanye abantu benshi bakoresha mu rubyiruko. Hari byinshi bitera izi ndwara z'agahinda gakabije mu rubyiruko rukoresha imbuga nkoranyambaga. Uyu munsi turebera hamwe ibintu bitanu biza ku isonga mu kuba bituma abantu bakoresha imbuga nkoranyambaga barwara iyi ndwara y'agahinda gakabije. Icya mbere, imbuga nkoranyambaga akenshi zerekana imibereho y'abantu itandukanye n'ukuri k'ubuzima babayemo. Icyo kintu cya mbere, imbuga nkoranyambaga zituma abantu berekana ubuzima butandukanye n'ukuri k'ubuzima babayemo, bityo bigatuma abazikoresha bahora bigereranya imibereho yabo niyo babonana abandi kuri izi mbuga nkoranyambaga, bityo bakumva hari ubuzima bwiza bagakwiriye kuba barimo ariko batarimo, bigatuma mu by'ukuri babasha kuba bakwiheba. Ubona abantu bapostinga ibintu, ubona abantu bari mu buzima bwiza, ibyo byose bigatuma nawe ubasha kuba watangira kwiheba, ugatangira kwigereranya nabo, bityo ugasanga birangiye bitewe n'uko bikoye igihe kinini, nawe bikakuviramo indwara z'agahinda gakabije. Ku mwanya wa kabiri, ihohoterwa ryo kuri internet. Buri muntu wese afite uburenganzira bwo gukoresha imbuga nkoranyambaga, kwandika ibyo yifuza, nyamara nubwo izo mbuga nkoranyambaga zitemerewe kuba zakomeretsa, zitagize uwo ziba zakomeretsa mu gihe urimo kuzikoresha, akenshi hari abantu bashobora kuba bazibasira cyangwa se bakaba bazikoresha bibasira abantu mu rubyiruko bazikoresha, kuko akenshi usanga izi mbuga nkoranyambaga hari nk'abantu bashobora kuba bazicururizaho intwaro, bashobora kuba bakoreraho ibikorwa byo kwihorera cyangwa se byo kwangisha abantu abandi, bityo ugasanga ibi biri kugira indwara y'agahinda gakabije mu rubyiruko, bitewe n'uko hari abantu benshi bazaho bagamije gukora ibikorwa bibi. Urugero, hari nk'umuntu usanga yaje agashyiraho nk'ifoto y'umuntu, ugasanga bari kwandikaho ngo yapfuye, bakamuvugaho amakuru y'ibihuha. Ibyo byose ugasanga mu by'ukuri abenshi badashoboye kuba babyihanganira, ugasanga bibaviriyemo iyi ndwara y'agahinda gakabije. Ibi nibyo ubushakashatsi bugaragaza. Ikintu cya gatatu ni ukwisanisha. Izi mbuga nkoranyambaga abantu benshi bakunze gushyiraho ibintu byiza gusa, ahantu heza, gufotora ahantu heza, ibirori bagiyemo,
ubuzima barimo, ibyo barya, aho batembereye, ibyo byose biri mu bintu bituma abantu bagenda bazikurikira cyangwa se bazihuraho bisanisha n'abo bantu, mu gihe ibyo bintu bisanisha nabo bo baba batabifite, ugasanga nabo baviriyemo ikibazo cyo kuba bakwisanisha, ndetse nyuma yaho bikazaza kuvamo indwara mu gihe babikoze igihe kinini, dore ko abantu bazihoraho akenshi uba usanga nyine ariko kazi bahuraho, nyine ibikorwa byabo bitandukanye akenshi batabiha umwanya uhagije nk'ubaha imbuga nkoranyambaga. Ibyo byose rero byo kwisanisha n'abandi nk'uko ubu bushakashatsi bugaragaza, nabyo biri mu bituma abantu babasha kuba bahura n'iyi ndwara y'agahinda gakabije. Ku mwanya wa 4, kuba imbata y'imbuga nkoranyambaga. Urubyiruko kenshi ubusanga bakoresha izi mbuga nkoranyambaga, akenshi ugasanga bazihoraho mu gihe kinini cyane, yewe ugasanga n'umwanya wo gukora ibintu bisanzwe byo mu buzima busanzwe bidasaba ingufu nyinshi, n'uwo mwanya barawubuze, nko gukaraba, kwiborosa, gukora n'utundi tuntu dusanzwe bitewe n'imbuga nkoranyambaga. Ibyo byose rero biri mu bikururira urubyiruko kugira iyi ndwara y'agahinda gakabije. Ku mwanya wa 5, ni amakuru ayobya cyangwa se fake news. Urubyiruko kenshi kora ku mbuga nkoranyambaga bagenda banyuzaho amakuru menshi atandukanye, amakuru ariyo, amakuru atariyo. Ibyo byose biri mu bitera abantu indwara y'ubwoba ndetse n'agahinda gakabije nk'uko ubu bushakashatsi bubigaragaza. Ese ni gute ibi bintu byose wabyirinda? Hari icyo wakora ukabasha kuba wakwirinda iyi ndwara y'agahinda gakabije ndetse n'ubwoba biterwa no guhora ku mbuga nkoranyambaga. Kanda subscribe, kanda like kugira ngo mu zindi video tuzaze tukubwira neza uburyo wakora, ibyo wakora bikabasha kuba byakurinda indwara y'agahinda gakabije iri gufata urubyiruko rwirirwa ku mbuga nkoranyambaga. Izi mbuga nkoranyambaga hari ibintu byinshi wazikoraho bibyara amafaranga, hari ubucuruzi wakoreraho, hari uburyo wazikoresha bikabasha kuba byakwinjiriza amafaranga, bityo nawe ugatandukana n'aba bantu bazizaho byo kuzikoresha gutyo gusa baba consumer, ugasanga nta kindi kintu bazungukiraho. Ibyo byose uzajya ubisanga hano kuri Mukire Entertainment. Niyo mpamvu ukwiriye kuba warakoze subscribe. Ubu bwari ubushakashatsi, ni ubushakashatsi bwakozwe n'Abongereza bukorerwa mu turere two mu Rwanda nka Nyarugenge na Huye, rwabashe kuba twagaragaza ko mu by'ukuri 43.3% by'urubyiruko mu Rwanda bafite iyi ndwara y'agahinda gakabije, ndetse 37.7% bafite indwara y'ubwoba. Imbuga nkoranyambaga rero hari uburyo dukwiriye kuba twazikoresha kugira ngo twirinde kuba twahura n'ibi bibazo bigaragara muri ubu bushakashatsi. Niyo mpamvu ukwiriye kuba warakoze subscribe kugira ngo buri video yose twagiye dushyira ahagaragara igaragaza uburyo wakoresha izi mbuga nkoranyambaga uzibyaza umusaruro cyangwa se uzikoresha mu buryo bwiza bwatuma wirinda iyi ndwara y'agahinda gakabije. Ibyo byose uzajya ubibona hano ugahita ubibonera mu bambere. Yes, nge nitwa Mr. Sam, ndabashimiye cyane.